urayibona ute? Hari n'amazi. Hari n'amazi. No werekana. Ingana iki? Ni nini cyane. Nakodesheje ayo. Nayibonye ubundi ko mbona umunani n'urutoki. Hari n'urutoki. Bino bitoki se. Bino bitoki bigenda bite? Ibitoki ba nyiraho nibo baza kubica. Abantu bahakodesha. Bizaba ari ibyawe. Bizaba ari ibyanjye. Hano ndabona ari heza. Zino sina zose nazo ni izawe. Uvuga ngo umuntu ukodesheje aha ngaha n'ibitoki arabica. Iriya pureti izanarya mbere bigenda no kwera. Hano nta kibazo. Kuko mbona hasa nk'aho hegereye igishanga nta kibazo. Nta kibazo. Wanjyana mu nzu nkagana. Kuko nifite amaduka n'amazi. Imbata zo kandi zo zavuye. Nizanjye we. Nizawe. Kugira ngo wororere imbata aho korora inkoko. Abana barya amagi. Amadushe n'amatuwarete ameze neza. Ese birahari nta kibazo. Dore kone dushe. Ni dushe. Wayogeramo n'ukuntu nzi wirata. Naya ntabwo nkirata maze gukora sherege. Iyo umuntu akuze agenda amenya ubwenge. Bitewe n'akazi. Tugende mu reba tuwarete. Tuwarete nayibona. Nayo ni imeze nka dushe se. Kuri kugenda usaka. Ubu ni ibyo biberwamo. Rebe inyuma. Rebe n'imbere wenda nuko. Ntabwo ndeba ibintu bifite. Ntabwo ureba ibintu bibi. Okay. Umuntu yahindukiramo ejo wenda ku wa mbere. Zaba uhari? Ejo ku wa mbere nzasiga ibintu byose bikunze. Tegereza ahantu hose. Cyane nini ibintu byose akahange ariko hariya hamwe n'umuntu azagusohoka. Nuko hano hagiye haba nyereka n'umucunga. Aka ntabwo ufite deso nyinshi. Deso? Oya ntabwo ari cyane ubona ko ahandi hari deso nyinshi. haravura ahantu gatoya gusa. Mu byumba se? Ibyumba naho ufite koridoro nziza ubona ko nta kibazo. Icyo natora. Sashiri baragerageza. Ariko ushaka komisiyoneri. Ushaka komisiyoneri bagushakiye. Narashatse. Ubona nta kibazo. Nta kibazo. Dekoratore. Ndabona mwafite ubwenge. Ubundi nagenda numva usiga ari ikibazo. Ndabona nta kibazo rwose. Ndetse ndabona ntabwo uraje mu kigura. Aha ngaha rero aha umwana ni ugucungira abana neza. Hano ni harehare. Sibyo? Ugomba kwita ku bana. Umwana ndabona aho ngaha ashobora kumanukira aha ngaha akaba yakomereka. Ushobora kuba ari koza amasaha niba arimo aho ngaha kumva kubagana. Abana bakubagana ariko ugasanga arahasura. hari ikintu cya mbere ni ukubitaho. Ukamenya ngo umwana iyo utamureba neza, sibyo? Ndabona nta kibazo. Ibyumba byose ni sawa. Ahubwo nta defu. defu ntayo. Ibi ni ibisanzwe. Ahubwo icyabagamo ni parafo. Ariko nayo umuntu yazavugana na nyir'inzu nkaba nayishyiramo tugakomereza ku mafaranga. Rero tugomba kuvugana. Amafaranga akazayashyiramo agasa neza. Nta kibazo amafaranga. Ujya n'umuntu azajya dusura atazagira ngo tubahana habi. Shana nta kibazo. Kameze bite se? Mu buzima busanzwe bimeze bite? Bimeze neza. Se reka tugameze ati ko ntawe ubona. Tugameze neza. Tugameze neza. Ubu yabagusohoke noneho natujya muri bya bindi biri ku muhanda. Ataba ntabwo ari wawe. Kwibagirwa akazi. Ataba yarakuze. Ubu akazi nta kibazo yaba imyanda byaba ikibyumba nta kibazo. Asigaye agira isuku ihambaye. Nanjye nabona. Ngize ngo buriya wenda ntacyo nakoze kuko cyagiye kujya abanza naragize akamaro. Waramubwira arumva pe. Namubwira wowe usomeza ute mu buzima busanzwe. Imwe byawe ni bande hari ni basi ntayiga ni bande bakadoga umwirirwa mugendagenda ukuntu. Aya ntabwo tujyana reka barijyana. Gabura nakubakira amabuja. Kubakira amabuja ntabwo guteza abakozi
ibyanyuma kumenya ngaceceka ndagenda niyo mpamvu ngarutse vuba kugira ngo ndebe ibyawe ariko nta kibazo nta kibazo kadukunda mubona neza namubona agiye hararuguru ku undi si muhanda unamba wundi nari gukomba yava ku muhanda kadogose kadogo ntabwo arantunguye bibuze nkajya kumva gake kadogo bose nibyo kadogo barakumbaza wagira ngo sinzi n'abana cyane barantunguye baragukumbeza sana ntabwo barabyuka ariko bararyamye bararyamye barasinziriye ashaka kuhakora surprise mu kanya twicara twese yaba wowe n'abana mu kadogo tukaganira hareba ko mwari munkumbuye nanjye nari mukumbuye hareba ibyaha bimeze bite umutekano umeze ute hano mu rugo ibibura urabizi ko wa mwana wanjye mukura ibyangara n'ibindi ibyo mukora oya rwose ibyo mubaza ko nta kibazo se kiba kiri mu rugo amaze gukura sibyo ndumva nta kibazo nta kibazo sawa tugende gende Mari tujye kwa Kiyobozi. Ni sawa? Ndabona nta kibazo. Ibintu byose ni byiza nta kibazo. Utuntu duke duke tuzajya dukosora gusa ubundi leta birangiye. Mu gitondo ariko gufata gahunda yo kuza. Uko bivuze niko kazi turangana. hari na robine Robine nayibonye nta kibazo. Ubundi ntabwo hagati y'ahantu hatari amazi ariko ubundi nibyo byiza. Buriya amabuze araryoshye rero ntabwo bizi ubizi bite se sha ese ubundi reka nkubaze ngo ugendanye ku buja burya umujyi wikangata nk'agasekuru kandi babona uri ikigo ariko wavamo umuntu w'umugabo ntabwo usigize buriya ngiye buriya reka nkubwire usibye ko nguriye agapaki k'amanda 12 n'akarindwi ariko wimuza uzi ko yose yamaze nta nari mu mayemo ese ujya ngo ntabwo ndetse yo n'amabuja mwari muvuye amandazi ese wowe n'amabuja mwari muvuye byamabuja tubyihore ntabwo se aricyo kigo akura reka nkubaze bose naho ndi nkureba ko nari inzobe uramutse urebye biriya hano mu matako yiwe mugabo witwa warifashe mu nda ijoro ribarura riraye kandi wakoze ibi utararira asijya ngo wariba rasigize nabwaga kweje mabuja hakuzi ko ariyo mpamvu yanyirebeshwaga kuriya nkabona muri kunyina ukuntu nazi kumbe wibeshya sakuze buno buri wese yanjye kuki wamukangataga kandi uzi ko muryamana nta mukangata se wagira ngo ugirukane se niwe yaragushutse siyanshutse se ashaka afite icyo ugenderaho bakagabo maze bwari n'ubwa mbere nagiye numva mu maguru harakakaye intoki zirakakaye umusatsi urakaze mbona vuba ngira ngo ni ibikoma kadoguri ikibaho maze haruguru abona amasazi abiri ari kurwana afatana nanjye niho narindire niko byari bimeze cyane ari nzi ko uri umuntu w'umugabo ariko na n'ubu uracyarakabyemo gake yego nyine wabashe gushonda kugerayo ariko nyine akavuga se ibaze uri mujyanye mabuja mwebwe nk'amasazi abiri none se wowe ko wambwiye ngo apfukamye hasi ngo ari kugusenyera ngo ngaho uri ihene wose uri ihene wose uri ihene turi mu mpeshyi mubyibuke kandi n'izi mpeshyi urazizi buriya reka mubwiza njyewe unyitwayeho neza miliyoni ukazishora hariya naguha mabuja ariko izo miliyoni uvuga ngaha tujye muri dini ngo kubita miliyoni zingahe ariko ubu kariya kagabo ke ngo ni akagabo nese ubwo uzi ko iriya modoka iyo iparitse hariya gusa sikagenda ndakabundi inyuma erega twabikura mu bwenge nose hari ikinanira amafaranga
ubwo se boss kari wanyweye mu cyaro ibibazo apfuye ndabyanga Ese njye sina boss wawe. reka wowe boss wanjye winjire mawe Sinakugurira amandazi sinakugurira n'amata. wamaze ibyo uzabyire Nakugurira n'ibindi. boss yemeye kunsohokana akangurira inkoko akangurira ifi uzabona ejo bundi nansohoka ndashaka Araho ngiye. izakura buri akabari tuzanajyamo Ntabwo ngiye gupfa. nyese mbwira ahubwo bamuri gutera ubunga Agaruka kuncumuza ko. ese ko nabonye rero wapfukamye wari yakinyuma nakimbere byagenze Kandi ntabwo iki nabaze sha. Ngo kumureba gusa. nakunda bagusinya